Wiriwe neza Amasanto. Wiriwe neza. Ndakubona uracyavoma ubwenge. Yego, ndacyagerageza kudaha ubwenge mu bandi bambanjirije. Iki gitabo se cyo cyitwa ngo iki? Iki cyitwa Thinking Fast and Slow. Rero nari maze iminsi mfite ikibazo cy'amatsiko, narabuze umwanya ngo nze nkubaze. Nkuko World Trade Organization ibivuga ngo hejuru ya 80% y'imishinga mito n'iciriritse ntago ibasha kumara imyaka 5 igikora. Byaba ari iki kibitera? Impamvu zituma ibigo bito n'ibiciriritse byinshi bitarenze imyaka 5 harimo nyinshi cyane tutabasha kurondora ahangaha, ariko nyinshi zishingiye cyane cyane ku gishoro. Gusa 80% none birenga bishingiye ku nyigo zitanoze cyangwa icyo twakwita planning fallacy. Akenshi na kenshi ukora inyigo y'ibyo agiye gukora, yaba ari ubucuruzi cyangwa serivisi agiye gutanga, areba ku gishoro n'ibicuruzwa cyangwa serivisi agiye gutanga, akabigenera agaciro, akavuga ati ibi birahagije. Iyo yagiye kure cyane mu gukora ubushakashatsi, areba niba hari isoko ry'ibyo agiye gukora, nta kindi. Ariko noneho yagera mu kazi agahura n'ibintu byinshi atigeze atekereza. Ndaguha nk'urugero, umucuruzi ugiye gutanga gucuruza amagi, arabaze asanga akeneye amafaranga 1 miliyoni yo kuba yagura amagi akayacuruza. Agiye kure cyane, abonye koko hagiye gukorera hari abakiriya. Wenda agiye kure cyane, yabara ngo n'inyubako aho azakorera ubukode bwaho. Arenzeho cyane yabarira n'umusoro. Ariko yagera kuri tere agahura n'ibindi byinshi atigeze atekereza. Nk'urugero, ageze yasanga hari amafaranga yitwa y'ibishingwe. Ntigeze abarira ko azishyura amashanyarazi muri yanzu. Ntigeze abarira yuko akeneye kujya ku kazi no kugaruka no guhamagara. Ayo ni amafaranga atangira kuzajya akora muri cya gishoro atabizi. Agafata amafaranga uyu munsi n'ejo bundi. Ntigeze atekereza kwigenera umushahara. Iyo wigeneye umushahara, ibyo bindi utangira kubikora ushingiye ku mushahara wawe. Ariko iyo utigeneye umushahara, utangira gukora ku gishoro, uvuga ngo n'ubundi wowe n'umushinga ntago murimo kubasha gutandukana. Ubwo nyiri umushinga n'umushinga bakaba baravanze umutungo n'amafaranga akaba nayabo. Ibyo rero bigatuma ejo bundi waryaga igishoro utabizi. Gusa ibi ntago navuga yuko ari indwara y'ibigo bito n'ibiciriritse gusa, kuko burya na leta nayo ikora amakosa nk'ayo ngayo. Ntabwo nk'urugero muri iki gitabo cya Thinking Fast and Slow, ubona ko umugabo Daniel Kahneman yavuze ko hari ingero nyinshi zifatika zigaragaza ko na leta igikora ibyo bita ayo makosa, atuma hatabaho ibyo bita ngo ni accuracy, imibare yuzuye y'igenamigambi bashingiye ku kureba kure. Planning bikaba biranze, ibyo bita rero ngo ni planning fallacy. Yatanze urugero cyane cyane nk'ubwo mu nteko ya Scotland mu mwaka w'1997. Iyo nteko yemeje yuko hakenewe 40 miliyoni z'amapaundi kubaka ingoro y'inteko mu mujyi wa Edinburgh. Ariko mu mwaka wa 1999 mu kwezi kwa 11 aya mafaranga yari yazamutse yageze kuri 109. Ubwo no kuvuga ngo bari basanze baribeshye. Aya mafaranga yagiye azamuka muri 2001 yariyongereye aragenda, ariko kugeza ku mwisho mu mwaka wa 2004 ingoro y'inteko ishinga amategeko irangira mu mujyi wa Edinburgh, bari bamaze gukoresha miliyoni zigera kuri 431 z'amapaundi. Urimo urumva guhera kuri miliyoni 40 ukagera kuri 431. Ni ikigereranyo kinini cyane gishingiye ku igenamigambi ritanoze, kubera ibyo twita amakosa mu gukora forecast cyangwa kureba kure mu gupanga. Rero ibyo umuntu ahura nabyo mu nzira biba bitandukanye, ariko amakosa mu gukora igenamigambi nicyo kibazo gikomeye cyane. None rero ubona ari ikihe gisubizo kuri iyo mishinga mito n'iciriritse? Ku mishinga mito n'iciriritse harimo ibintu bibiri. Icya mbere ni uko hagomba kubaho ibigo bifasha imishinga mito n'iciriritse gutegura inyigo y'umushinga kugira ngo ibe kunoza inyigo y'umushinga igiye kubona amafaranga, harimo no kubagira inama. Icya kabiri ni uko hagomba kubaho ubufatanye hagati y'ibigo by'imari bibaha amafaranga cyane cyane y'inguzanyo, kugira ngo habeho gukurikirana umunsi ku wundi niba ya nyigo iri gushyirwa mu bikorwa uko byumvikanyweho. Kuko mu nzira abantu bagenda bahura n'ibibazo bitandukanye, noneho bahura hari ikindi kibazo
bagenda bareba uburyo babafasha, byaba na ngombwa kubongera kuko amafaranga, kubera ko babona ko iyo nyigo yakabaye ikoreka nuko bakoze igenamigambi wenda rituzuye, kubera ko nakubwiye ko leta yongereye amafaranga ko yo ntabwo icuruza, ariko ibigo bito n'ibiciriritse nibyo abacuruzi baracuruza, rero bo bakabura igishoro mu gihe leta yo ishobora kuyongera amafaranga. WTO ikabara ibigo bito n'ibiciriritse ko ari byo bihomba, ariko mu by'ukuri na leta burya igihomba. Urakoze cyane Masando. Nanjye ndagushimiye cyane.